amafirimbi kirimo abasirikare babiri n'interahamwe zo mu hari harimo gace. abafite ibikoresho gakondo n'abafite Abantu imbunda. bazaga bafite imbunda bamwe, abandi bafite imihoro, abandi bafite inyundo babaga barakoze iriho imisumari bita nta mpongano, sinzi niba muyizi. Ni inyundo babaga bararinduye igiti, ariko igiti bakirandura ntibavukate imizi, bagakuraho uruhu rwacyo barangiza bagateramo imisumari. Ubwo ni nk'ubuhiri butema imisumari. Ni ubuhiri. Bayitaga rero nta mpongano y'umwanzi. Ubuhiri niko babwitaga. Noneho babaga bafite ibintu byinshi. Ikaze bakunzi ba The US New Time, twase mugeshe bayingana nk'ibisanzwe. Uyu munsi ndi kumwe n'umubyeyi mwiza, ni Mama Pastel Ingabire Fifi Chantal. Mama, mbaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Yego, murakoze cyane. Basanzwe badukurikira n'ubwa mbere bakubonye, ariko ndahamya nashidikanya ko hari umubare runaka w'abakuzi mu badukurikiye. Ntabwo nibeshye. Ntabwo nibeshye. Yego, natanya mvuga ko uri Mama Pastel, ariko mbere yuko tubigeraho uri muntu ki mu busanzwe kugira twinjire mu kiganiro abantu bamenye umuntu turi kuganira. Murakoze, ndishimye cyane kubana namwe. Nitwa nkuko wabivuze, nitwa Fifi Chantal Ingabire, nkaba ndi pasteur ku buntu bw'Imana nagiriwe, ariko nkaba ndi n'umubyeyi, mfite abana babiri, ndubatse, nkaba ntuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntuye na hano akaba ari mu rugo. Ufite mu rugo habiri? Mfite mu rugo habiri. Nagira ubuntu bwo kugera mu rugo habiri. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muba mu yihe state? Tuba muri state ya Virginia, precisely mu mujyi wa Richmond, which is the capital of the state of Virginia. Majyepfo, navuga mu nzira itangira amajyepfo. Ntabwo turi kure ya Washington DC. Locality navuga ko ari East Coast. Okay. Ubwo abo musanzwe mubana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka dufatanye tuguye ikaze kuri The US New Time, tuganira igihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba ari nacyo gihugu cy'amavuko yawe. Turi kwitegura kwinjira mu bihe bidasanzwe byo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi aha mu Rwanda. Urumwe mu bagizweho ingaruka n'icyo cyaha ndengakamere mu mateka ya muntu, by'umwihariko uraza kutunyuriramo. Mbere gato yuko Jenoside yakorewe Abatutsi itangira, mwari mutuye he? So mwari mutuye naho mwavukiye? Watunyuramo muri rusange. Murakoze. Nibyo, ndibaza ko kuwa kabiri aribwo tuzatangira icyunamo. Nkuko wabivuze, nanjye ndi umwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Jenoside iba nari hano muri iki gihugu, nari no muri uyu mujyi wa Kigali. Nibuka ko yatangiye ku itariki 7, aho abantu bose ngira ngo barabizi, indege imaze guhanuka twahise dubona impinduka idasanzwe. Ubwo byari tariki 6 Mata? Byari tariki 6. Hanyuma ngira ngo ababa babizi, hari radio RTLM ndetse na radio y'igihugu, nibwo batangiye batangaza ko bagomba gushyiraho bariyeri, ko bagomba gutangira kwica Abatutsi. Twese twumvise ko birangiye, ariko mbere y'uko nanatangira ku gihe cya Jenoside na mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, twagiye tubaho mu buzima butari bworoshye, aho umuntu yabaga yumva nta mahoro afite, ari segregated kubera uko yavutse. Nabaha nk'urugero, nubwo mu by'ukuri Jenoside yatangiye muri 1994 yakorewe Abatutsi, ariko na mbere yaho Jenoside yagiye iba mu byiciro bitandukanye. Niko nabivuga, ibikorwa cyangwa se ibimenyetso bihari byitegurwa mu myaka ya mbere. Ngewe nakuze ntazi grand-père kuri kote wa papa wanjye ko bamwishe muri 59. Barumuna ba papa bose
bari barahunze barokotse, abandi bari Bugesera, ariko mbere yuko bari Bugesera hari igihe cyageze abantu babaga muri region nord mu Ruhengeri na Byumba, babaga ari abatutsi babazanye i Bugesera, habaga ngo amasazi bita tsetse, babazana hariya kugira ngo bahashirire, so bakura nabo mu buzima bugoye, ababashije gusavayivinga iyo tsetse. So natwe rero twakuze muri ubwo buryo, twebwe twari turi abana birumvikana, ariko nko mu mashuri wageraga mu ishuri ukabona abandi bana barakureba ukuntu mwatangiye amashuri, umwarimu akaza akavuga ati abahutu ni bande, bakamanika amaboko, abatutsi ni bande, wowe utazi n'icyo uri cyo. Nkanjye ntabwo ababyeyi bigeze bambwira ngo uri umututsi cyangwa uruki, oya. Noneho bakandeba ati se kutamanika amaboko, kutamanika ukuboko, ntabwo uzi icyo uri cyo. Ibyo ugasanga biguteye nyine kwibaza nk'umwana muto, ugasanga uri wenyine cyangwa muri babiri muri classe, bakakureba ukuntu, ugakura wumva ko hari ikintu kitameze neza, cyangwa wibaza uti ni iki umututsi yakoze kugira ngo abe yakura abandi bana bamuzomera. Yego, tukiri kwiyo ngingo, abakiri bato, nanjye ubwo nivugiremo, tubyumva nk'amateka, nk'umuntu wabibayemo, wabisobanurana ubuhe bukana kugira ngo n'abadukurikiye, cyangwa se wabisobanura gute kugira abadukurikiye bumve ko ari imvugo gusa? Hari aho habaga hari ingero z'abana wenda bashobora kugira ihungabana bakaba bava mu mashuri kubera guhora babwirwa ko bahaguruka, ese hari ibikorwa bidasanzwe iyo abarimu bamara kubikora, imibanire yanyu hagati n'abandi bana yo yabaga ihagaze ite? Byakomezaga mugakina nk'ibisanzwe, cyangwa se nabwo wabonaga harimo icyo kintu cyo kwikanga? Niba munabyibuka mwaza kutubwira ikigo mwigagaho n'agace mwarimo. Nigaga muri école primaire Ngarama. Ngarama ni mu karere ka Gatsibo niba ntibeshye. Papa wanjye yari umuganga ku bitaro by'Ingarama. Noneho nyine dutangira amashuri abanza, icyo kintu barakibaza, barazana amaliste bashaka kureba ibyo bitaga liste de présence, bashaka kumenya abahutu n'abatutsi. Birankanga kuko ntabwo nari nzi uwo ndiwe. Baravuga bati abahutu, nkabona abantu bose bamanitse, nanjye ndamanika. Bati abatutsi ni bande? Noneho mbona abantu ntibamanitse akaboko. Noneho umwana umwe twari twicaye nawe, se kutamanika akaboko? Noneho ndikanga, ndavuga manika akaboko se kubera iki? Ati se ntabwo uzi ko uri umututsi? Umututsi? Ati ntabwo uzi ko uri umututsi? Ati mwebwe muri abatutsi. Ukabona abantu barakurebye, barakuzomereye, baragusetse, noneho ukikanga. Noneho umwarimu nyine ngira ngo nawe yari abizi, aravuga ati nimureke Chantal, nimureke kumuderanje. Ubwo buri mwaka niko byagendaga. Urumva rero iyo wibonamo kuri wenyine, kandi abana bakakureba inefani we, ntabwo urikanga. Noneho uwo munsi bwa mbere nagiye mu rugo mbaza ababyeyi banjye, nise ko nabonye abana bandeba ukuntu, abanseka, abareba ukuntu, umututsi ni iki? Njye ntabwo umututsi yakoze iki? Ndumva ntari aleze. Barambwira ati no, uri we, Imana yakuremye uko uri we, ubu wagiye kwiga, biriya ntibikuderanje, biriya ntibikubuze amahoro, komeza ufokasinge ku kigomba gufokasingaho. Noneho ugeraho nyine baravuga ngo akabi kamenyerwa nk'akeza, ugera ukabimenyera ubuzima busanzwe. Ubwo narangije primaire, hari ukuntu twakoraga ibizami kugira ngo tujye muri école secondaire, ugakora ikizami ntutsinde. Ubwo ntabwo nabaye parmi y'abatsinze ngo bajye muri amashuri ya leta, ariko ku bw'ubushobozi bw'ababyeyi banjye, ko papa wanjye yari umuganga, yakoze ibishoboka byose anzana muri école privée hano i Kigali, muri APACOP, collège APACOP, naho nize. Ariko ibyo byabaye atari uko wabuze, ntabwo nari mbuze ubwenge cyangwa utatsinze. Ntabwo nari mbuze ubwenge, twakoraga examen. Nawe uri umwe mu basimbujwe undi muntu. Twakoraga examen, ugakora ibishoboka byose uzi ko ukora neza, ibyo bitaga abana bakora neza b'abahanga, ariko bamanika amaliste y'abatsinze wagenda ukibura. Ubwo ukaba devastated, ukavuga uti se nzabiye ubuzima bwanjye ni ubuhe? Nzabaho gute ntashobora kwemererwa ishuri? Na cyane ko muri iyo myaka ishuri
ryari gifite umwanya w'ibanze mu mibereho ya muntu. N'ubu niko biri, ariko mbere ho byari niyo wabaga ari nzira wenda inzira ubona y'ubutsinzi yo hari. kuzabaho, uvuga uti nziga hanyuma ngira uko icyo nimarira. Noneho ariko ubwo ukabona ntubonye umwanya, abandi bamanitse, amazina yabo baramanitse kandi wenda warushaga ubwenge, nabyo bikagufurasira nk'umwana muto. Nubwo twari bato ariko ntabwo byakubuza gutekereza ukavuga uti ficange ni iyihe, ubuzima bwanjye ni ubuhe muri iki gihugu. Reka nanakwibutse ko nibona ko uri muto, ko icyo gihe twebwe mu gihe cyacu twari dufite carte d'identité. Carte d'identité zarimo amazina yacu ariko zarimo n'ubwoko. Ni ukuvuga ngo niyo wajya gukora examen national kugira ngo uzajye mu ishuri, habaga ari aho ushyira ubwoko. Ni ukuvuga ngo ikintu barebaga bwa mbere, ni imagina ko bigeze muri Ministère ya Education, ikintu barebaga ntabwo barebaga gusa ibyo wakoze, ahubwo barebaga uwo uriwe. Barebaga uwo uriwe, kuko iyo bitaba ibyo ntabwo bagomba gushyiraho ubwoko. Yego. Ntabwo byari performance based, ahubwo byari uwo uriwe. Ibyo rero nabyo ugasanga ni ibintu byaduhaye kwibaza, kwikanga mu buzima, ariko ku buntu bw'Imana mbasha kwiga muri école privée. Na barumuna banjye bose nta muntu n'umwe wigeze abona ishuri rya leta. Abakuru banjye kubera ko grand père, ibyo navuga by'amateka, grand père kuri kote ya mama yari yarahunze muri 72, muri 62 pardon, muri 62 ahunga agana muri Congo, ko bashatse kumwica. Ku buryo rero bakuru banjye babashije kwiga, kuko yabatumye ati nimunzanire abana bazabashe kwiga. Nabo bari babuze amashuri mu Rwanda, bajya kwiga muri Congo. So byari ibintu umuntu atavuga icyo gihe, ariko bidutera kwibaza no kwitekereza, ukavuga uti kuki njyewe nazira uko naremwe. Wabaza n'amateka uvuga ati se hari icyo abatutsi baba barakoze ku buryo baba badizavinga gufatwa nabi? Bakakubwira ati ntacyo, n'amateka akakwereka nta cyabaye. So ni muri urwo rwego rero, haba mbere ya jenoside twabayeho ubuzima butari bwiza, ubuzima burimo segregation, ubuzima burimo kwikanga, ubuzima bwumva nta future ufite, nta hope ufite. Noneho jenoside nayo iratangira. Mwaje kuva Ngarama, ngira ni mu Cyahoze ari komine Ngarama, niba atari Murambi. Yari komine Ngarama. Komine Ngarama. Mpava ndangije mu karere ka Gatsibo. Mu karere ka Gatsibo. Kuri ubu ngubu. Mwaje kuva Ngarama gute, mwisanga i Kigali gute nka famiye muri rusange? Narangije école primaire, ntabonye ishuri rya leta. Iwacu bakora uko bashoboye, banzana muri école privée, bakoresha Paco. Ariko mu rugo bari bakiri Ngarama. Bari bakiri Ngarama. Yego. Noneho nigaga ntuye kwa oncle, oncle paternel, nuko nigaga nyine kuri iryo shuri ntaha. Ndinda nagize amashuri 6 secondaire ari Homba. Mu bihe bya jenoside yakorewe Abatutsi, yabaye wowe kwa oncle wawe? Yabaye nararangije secondaire. Nakoraga ku ishuri ryitwaga ADB, ariho nigishaga. Noneho nabanaga na mukuru wanjye wari warangije muri Congo aragaruka, twabaga i Nyamirambo. Na barumuna banjye bigaga kuri Paco. Ariko mu rugo ababyeyi bo bari bakiri? Ababyeyi bari batari Ngarama, kubera muri 90 habaga nyine intambara ya RPF n'ubuyobozi. N'urugamba rwo kubohora igihugu rutangira. Iwacu twebwe baradusenyeye. Papa arahava araza azi Rwamagana. Ubwo nawe ari mu biswe ibyitso kw'icyo gihe? Ari mu byitso kuko bashatse no kumufunga, ariko akizwa nuko yari umuganga, bari bakeneye ko avura. Baraza bari bamujyanye, bajyaga kubicira ibyumba aho bitaga Ikibari, ariko ko yari umuganga bari babakeneye kugira ngo bavure abantu, bageze baraza baramufata. Yari mu byitso. Asubira i Ngarama, nyuma yaho biba bibi, arahunga ajya i Rwamagana. Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye ari Rwamagana, Ruhavura. Tariki 7/6 mu ijoro, amateka agaragaza ko indege ya Habyarimana hano hagati ya hafi saa 2 z'ijoro, niba amateka kuko ari cyo yemeza muratubwira. Duha ishusho y'iryo joro, natwinjiza tariki 7. Ku
ku itariki ya gatandatu ndibuka ko twari mu rugo yewe na bakuru banjye babiri. Mukuru wanjye yigaga Ikisangani muri university ariko yari yaraje muri vacances za Pâques. Byari mu bihe nk'ibi ngibi bya Pasika. Noneho ariko mbere yaho nari natwaye barumuna banjye kwa oncle wacu wabaga i Bugesera kugira ngo tujye muri vacances za Pâques za Pasika. Turahagera ariko hari kuwa gatandatu imbere y'uko jenoside yakorewe abatutsi itangira. Nyine mbajyana muri weekend imbere ya Pasika. Mageze nibuka ko hari gahunda nari mfite, yari groupe de jeunesse nabagamo. Ndavuga nti ngereka nsubira i Kigali, nzahagaruka kuwa mbere programme tuyirangije. Oncle aranyinginga ati kuki ugiye wari waje guspendinga Pasika natwe. Ndavuga ntoya ngomba kurangiza iyi programme nanazanye abana, ndasubirayo nzagaruka kubafata. Ndaza njya muri iyo programme nagiyemo. Iyo programme irarangira kuri Pasika ari ku cyumweru, kuwa mbere sinagiye. Ntabwo nshaka gusobanura impamvu ntagiye. Nagombaga gusubirayo, nari mfite diabetes ariko sinzi impamvu ntagiye. Ndavuga ntabwo nzagenda ejo. Kuwa kabiri niba nibuka neza ubanza ariho, cyangwa kuwa gatatu niho ari ijoro ryo kuwa gatandatu. Sinibuka umunsi ariko hari aho. Kuwa kabiri sinagiye, kuwa gatatu nibwo iryo joro nibuka ko aribwo twari twicaye mu rugo tubona ahantu twa twicaye washoboraga no kureba kuri aka gace k'ahangaha. Twari Nyamirambo ahantu bita mu Gitwa, ni ahantu hameze nk'agasozi hafi ya Rwampara, ku buryo warebaga indege zose zagwaga kuri aeroport. Tubona ikintu kimeze nk'aho gishwanyukiye mu kirere nk'ibishashi, ariko ntitwamenye ibyo ari byo. Nyuma y'iminota 40 nibwo twumvise batangiye kuvuga ko indege y'umukuru w'igihugu iguye. Ariko icyatangaje nuko bahise batangira kuvuga langage itangaje, batangira kuvuga ko abatutsi bagomba kubahigahiga. Turara dufite ubwoba, turavuga tuse turagira dute. Mu gitondo umukozi wacu araza aratubwira ati hari bariyeri ahantu hose. Nuko ubwo twumva ko nyine birangiye. Icyo cyumweru cyari gikomeye cyane kuko interahamwe zarazaga zikaza guhiga abantu bose batuye muri ako gace barabatutsi. Kandi icyari gitangaje nuko bazaga bafite liste ziriho amazina yose. Baraza muri quartier twari dutuyemo batangira kudukubita, batwaka ama carte d'identité turayabaha, baradukubita bakavuga bati kubica ni kubarasa ni faveur twaba tubagiriye, tugomba kubatortira kugeza igihe muregrete impamvu muri abatutsi. Bakaza bakagenda. Noneho hari umugabo twari duturanye witwaga Bosco, baraza bo baramufata bamurasira imbere yacu. Tuba muri ibyo bihe bitoroshye. Hashize icyumweru, ubwo byo mu matariki nka 13 twari icyumweru rwose cyo cyumweru kibanza mu matariki nka 13 nibwo haje groupe y'abasirikare bari kumwe n'interahamwe. Baraza bavuze igitero muri rusange, bavuze amafirimbi. Kigera rero umuntu wumvaga nyine urusaku ukavuga uti ntabwo birarangiye. Baraza hari ku manywa baturambika hasi baradukubita. Icyo gihe nari mfite inweri zisutse, bakakurura inweri kuri iyi parti, uko bakurura inweri zikavanamo n'umusatsi, ku buryo uruhare rwose rwatwaye igihe kinini kugira ngo imisatsi yongere ikure. Noneho umusirikare wari kumwe nabo aravuga ati ariko mbere kugira ngo tubarase ni muduhe identite zanyu. Turazitanga. Ari yewe na mukuru wanjye twabanaga n'uwo wari waravuye Ikisangani, wigaga medecine Ikisangani, yari yaraje muri vacances. Tubaha carte d'identité zacu, arareba avuga ati se kuko muri ab'Ingarama niho muvuka? Tuti muri abana ba general, papa wacu twaga general w'umuganga. Tuti aravuga ntabwo mbishe kuko general yangiriye neza, yaramvuye nenda gupfa, ambaho ntabwo namwitura kumwicira abana be. Abwira izo nterahamwe ati nimugere ntimugaruke hano. Ahasiga umuntu umwe, yari umwe mu bundi bwoko. Hari ukuntu abantu bagira gutya bakabishaka.
bigakunda icyo gihe. Uvuga ati rero twebwe dufite indangamuntu z'abahutu wenda mwazi wacu ntamwe ntabwo zirimo kuza iwacu tujyayo. Bigeze aho nabo batangira kuza gusaka. Ubwo ngubwo tubona nabo tugiye kubateza ibibazo. Bakuru banjye baravuga ati rero reka tugende dusubire mu rugo ni hahandi. Tudasize gusubira mu rugo, uwo mudamu akaba yarafite murumuna we yabaga i Burundi witwa Roza Maniraguha. Sinzi ukuntu yafunguye tiruwari arimo gushaka utuntu abona identite y'uwo murumuna we witwa Roza Maniraguha. Yari yarayibagiwe. Uwo murumuna we yabaga i Burundi. Aravuga ati ariko ko Fifa ari inzobe nkatwe, iyi identite ya Roza Maniraguha uwayimuha, wenda tukareba ukuntu tubigenza, wenda tugashyiramo ifoto ye, hari aho wenda yabasha gukira. Kuko bakuru banjye barirabura, njyewe ndi inzobe, nafashe inzobe ya papa, bo bafata kwirabura kwa mama. Uvuga twe iyo famiye harimo abantu b'inzobe, Fifi tujya gusa, wenda agumye hano na buri wese agashaka inzira acamo, wenda we yazarokoka. Kuko mu gihe tukiri muri ibyo haza umugabo, uwo mugabo yari yaravukiye muri Kongo, yaranakuriye muri Kongo, yitwaga Weke. Hari abantu burya bagira ibikorwa by'ubutwari mu bihe bitoroshye ariko bakagira courage idasanzwe. Yabaga mu Biryogo. Uwo mugabo araza, akaba yarakundanaga na murumuna wa Mama Jimmy. Aza aje kumureba, aravuga ati rero mu Biryogo barimo kwevakiwa Abazayirwa. Mwebwe mukuru wanjye n'uwo wavuye Ikisangani, ko mwabaye muri Kongo muziringara, mwashatse ukuntu mushaka amafaranga tukabashakira ibipapuro by'abakongore ko barimo kwevakiwa abakongomani, bisi zibajyana zikabasubiza muri Kongo, wenda mwebwe mwagenda. Noneho Mama Jimmy amwereka niyo identite ya murumuna we witwa Roza Maniraguha. Ati se iyi washyiramo ifoto ya Fifi gakunda? Ati njyewe nzahanya mu Biryogo barimo kubikora. Natanze amafaranga menshi mu ntera hamwe, nta muntu urimo kungendaho, njye nshobora kubuja nta kibazo. Arazijyana. Uwo mukuru wanjye rero wavuye Ikisangani yari afite ibyo bitaga carte pour citoyen, ni yari identite yo muri Kongo y'icyatsi. Arabijyana, aragenda, ifoto yanjye bayishyira muri ya ndangamuntu ya Roza Maniraguha. Uwo mwabaga i Burundi. Mukuru wanjye nawe bavanamo amazina, ko bari bafite amazina y'Abanyarwanda, yitwaga Yvonne Serubibi Umurongi. Uwo ni mukuru wanjye wiga Ikisangani. Aravuga ati aya mazina ni Abanyarwanda, abona ko muri Abanyamasisi babice. None reka dukuremo aya mazina dushyiremo amazina ya Gikongomani. Bandikaho Okako Sifa. Urumva? Bandikaho kuri mukuru wanjye. Bafata ifoto, sinzi ukuntu babigenjeje. Bafata amafoto, bafata ifoto y'umuntu w'umukongomani ukuntu bayishyiramo, bisobanura ko ari umugabo we. Noneho aravuga ati rero ngereka mbakorere plan, mumpa amafaranga mwaba mufite, ngende hari abantu b'abakongomani barimo gufarisifiya ibipapuro, ndabibagarurira. Aragenda aragaruka, nuko yanzaniye identite. Ubwo nahise izina, ubwo ntabwo nari nkiri Fifi Chantal Ingabire, nahise mpinduka Roza Maniraguha. Yego. Lili nawe mukuru wanjye wavuye Ikisangani amuha carte pour citoyen. Aravuga ati rero njyewe nanje gupfa, nabaga muri Kongo, none reka basinyiguhe wowe, wenda wazarokoka. Hagati aho ubwo ngumye kwa Mama Jimmy. Bakuru banjye basubiye mu rugo, ariko Weke umuntu wese wari ufite ifaranga twarayamuhaye, genda urebe ko hari icyo wakora. Aragaruka aravuga ati ikamyo zivakiwe Abazayirwa zigiye kugenda zirahatari, muze mbajyane. Ese uraducishe ko hano hose ari bariyeri? Ati ngiye ni muze mbajyane. Akaba yahaye intera hamwe amafaranga. Barazana, arangije baradufata twese nabo ba Mama Jimmy, baradushorera. Turagenda tugeze hariya hafi ya Rafiki nyine, ubwo dutangiye kumanuka imbere ya Eglise y'Abadventiste. Hari bariyeri ikomeye cyane. Tuhageze aravuga ati abantu ni abacu, turabashoreye, tugiye kubica. Batoke nimugende nino. Baratureka. Turagenda hepfo nanone, hari indi naho. Hari bariyeri nk'eshanu. Ubwo wenda ubwo nura muhanda umanuka ugana kwa Mutwe. Wenda ujya abantu babyumva. Yego, umuhanda umanuka kuva kuri Rafiki, ugenda ugana ukomeza ujya kuri na Tracom. Yego. Ujya kuri na Tracom. In fact, uriya muhanda wa Avenue Paul VI, yego, niho hafi aho niho hari ikamyo zirimo gutwara Abazayirwa, abakongomani kigiye babitaga Abazayirwa. Yego. Noneho turagenda,
aradushorera kuri bariyeri, twahagera twiturira, mbese sinzi ukuntu nakubwira, twari twarumye. Twari twarumye, umuntu adashobora kumva ko ashaka kuzabaho. Niko tugera ahantu bakadukubita, bakareba mukuru wanjye Lili, bakamukubita, akababwira iringara, akavuga ko atazi ikinyarwanda, bakamukubita, iri zuru ryawe ntabwo ari ry'abazahirwa, iyi shinya y'umukara ntabwo ari, mbese ugasanga baraturondora, barimo kureba umubiri, aho hageze bagakuramo, ko twambaye ipantaro bakayizamura ngo nitubereke amaguru yacu kugira ngo bamenye niba turi abahutu cyangwa niba turi abatutsi. Ibintu byari bizarre, ariko Imana iradufasha, byadutwaye nk'amasaha nk'atatu kuva aho twari dutuye kugera mu Biryogo. Kandi mu busanzwe ntiwakoresha iminota 20 wenda cyangwa na 15. Tugerayo, twinjiye mu gipangu cyarimo abazahirwa ahantu hose bicaye, barimo bakase ikamyo hejuru kugira ngo babone uko bashyiramo abazahirwa. Noneho mu gushaka kugendera baratubwira ati, se mwebwe ko mutari abakongomani murajya uyu niyinjire, bavuga ari uyu niyinjire ariko mwe nimusigare. Bamamaje baravuga ati, mwe wacu ni Cyangugu, niho dukomoka, nimutubabare tugende natwe, niba muzaciye Bukavu muzadusige Cyangugu. Ariko ubwo ntasubiye bambereka nsubire inyuma kubwire ko babona umuntu wanjye najyanye Bugesera, ntabwo nari nzi ko ntazongera kubabona. Narabajyanye bari kwa oncle, narabajyanye, niho famiye ya papa yose yabaga, narabajyanye mbasigayo, ndagaruka ngo nje mu programme ya jeunesse twari dufite, jenoside iritangira uri i Kigali bari yego. Noneho tukumva ko wenda ubwo basaza banjye babiri, mbere yuko tugenda dutwarwa na Wekengo atujyane mu Biryogo, basaza banjye babiri b'abahungu twari tuzi ko bapfuye. Bari mu kigero kingana gute? Bigaga, umwe yari muri première secondaire, undi ari muri troisième secondaire. N'imyaka nka 11, 14. Yego. Ndumva ari aho. Abo rero bo tutaratwarwa na Weke, interahamwe yaje kwa mama Jimmy izifite umuhoro uriho amaraso. Araza aravuga ngo bambwiye ko hano hari abatutsi Nyenzi zihishe hano. Arinjira, araza arambona, aravuga ngo ntabwo ari we Nyenzi yihishe hano, ndaceceka ndamwihorera. Aravuga ngo inukiriza amaraso y'abasaza bawe ukuntu anuka, amaraso y'abatutsi, umuhoro wuzuye amaraso. Nibuka icyo gihe numvise nk'umutima uguye mu nda. Ubwo rero twe twagiye tuzi ko basaza bacu barishwe, ko hari igitero cyaje, bavuza amafirimbi, barasimbuka basaza bacu. Hashize nk'amasaha 2 nibwo uwo yaje, iyo nterahamwe yaje ivuga ngo nitwinukirize uko amaraso y'abatutsi anuka. Donc kuri twe twari tuzi ko ubwo byarangiye. Turagenda dufashe inzira amakamyo y'abakongomani aradutwara, tuva mu Biryogo, turagenda tugeze mu Nyakabanda, hari bariyeri ikaze cyane, ikaze hariho umuntu ngo witwaga Kigingi. Iyo bariyeri mukuru wanjye bamuvanamo, ati ntabwo bishoboka, wowe uri umunyarwanda urabeshya. Kubita uko bamuvuga wakavuga iringara, baravuga ati nintavuga iringara nta kindi kintu gishobora kuba. Icyangombwa afite nicyo muri Kongo, nta kindi kintu gishobora gukora, ndapfa mvuga igiswahili n'iringara. Baramukubita bigeze abakongomani barasakuza, baravuga nimumuzane mumureke. Bamugana mu ikamyo, dufata urugendo kuva hano i Kigali kugera i Butare, byadutwaye nk'icyumweru. Mugenda bahagarika mu nzira? Bahagarika mu nzira, bacekinga kubera ko na mama Jimmy twari kumwe nabo, bareba identite yanjye, bareba n'identite za mama Jimmy, bakabona twese turi Abanyacyangugu. Lili turi kumwe mu modoka muri iki gikamyo, tukamera nkaho tutaziranye, ko ari umukongomani, njyewe ndi Umunyacyangugu witwa Rosamani Nagwa. Turagiye, tugeze i Butare, turara kuri prefecture, baraza, ikamyo yari imeze nkaho yananiwe, umushoferi aravuga ati ntabwo nyitwara, tuyiruhure ahubwo tuzakomeza ejo. Turara kuri hafi ya prefecture ahantu hanze. Icyo gihe Butare niho bari batangiye kwica. Baraza batakajya baza kureba muri abo bakongomani, bareba bacekinga ko nta mututsi waburimo. Twihisha munsi y'ikamyo tugumamo, tubona burakeye, aravuga ati musubire mu kamyo. Dusubiye mu ikamyo, turagiye, tugeze i Cyangugu, ariko ubwo nabwo byatwaye nk'ikindi cyumweru.
urugendo ni rurerure, ni ibintu tudashobora kuvuga mu gihe gito. Urugendo ni urugendo rwabaye rurerure cyane. Nyuma waje kumenya amakuru ya barumuna bawe wari warajyanye mu Bugesera, mwaje guhura se mu rugo bari bari mu Rwamagana, bo baje kurokoka, byagenze Ubwo gute? ukuntu byagenze twaragiye tugera i Cyangugu, ariko mbere yuko tugera i Cyangugu mu mujyi duhura kuri bariyeri winjiraga Kamembe, tuhasanga bariyeri ikomeye cyane, habaga hari imirambo myinshi cyane. Hari umuntu w'umusirikare ufite amaso atukura, ariko mubonye nsanga ni umuntu tuziranye, umuntu twari twariganye. Arambona aramenya, aravuga ati Fifi urajya hehe? Ndavuga identite mfite ntabwo ndi Fifi, sindi Chantal, identite mfite ni iya Rosa Maniraguha. Bakuru ba Rosa Maniraguha turi kumwe, ndabigira gute? Namenya akabona ririya, arabona aratuzi, ni umuntu utuzi, umuntu utuzi iwacu. Turabigira dute? Turamanuka, aramvugisha, numva ikintu kimbwiye ngo ntumwemerere kuri Fifi. Sinahuye ngo ni iryo jwi numvise ryavuye, ariko nibuka ko naryumvise. Urumva mu kanya gato cyane ubonye umuntu nk'ukuzi neza, ntabwo ubuze icyo gukora, ariko numvise ijwi rimbwira ngo umwihakane. Aravuga ati Chantal niwe mvugisha. Ndavuga ariko ntabwo njye nitwa Chantal. Ati ariko noneho inyenzi Imana yanjye, ati ntabwo witwa Chantal, wowe mukobwa kwa General? Ndavuga ariko njyewe bantubwira ntabwo mbazi, niba utabyemera afata irangamuntu yanjye urebe. Akora check up y'abandi bose, njya nshyira ku ruhande. Arareba ageze abasubizamo. Kubera ibyanjye byari byamutubiye, nta nubwo yabashije kubona riri. Kandi twari twaranahindutse kubera kutarya, ku ubuzima bubi, umuntu yabaga yarahindanye. Abasubiza mu ikamyo baruriye, ikamyo irantegereje. Ati mbwira urava he urajya he? Ndavuga njyewe ntabwo ndi Chantal uvuga, nta nubwo muzi. Ati zana identite, ndayimuha, arebye asanga nitwa Rosa Maniraguha. Aravuga ati ntabwo n'ubundi ndabyemera, ndakuzi, ntabwo wasa n'umuntu ngo muse ikintu cyose, muse nyinya, muse buri kintu cyose, ntabwo bishoboka. Ndavuga ko se uwo muntu uvuga abahehe n'uwahehe? Ndavuga ati Mana icyo akoze, ati nshyize mu gaciro, ati ntabwo yari kuba yageze hano, kuko ni umututsi bari kuba bamwishe. Ati ubwo rero, ati ikomereze, ati ntabwo yari no kurenga no kuri iyi bariyeri. Wabonaga afite muri we harimo icyo kintu cyuko akumenya yatakwiciraho, cyangwa se nk'umuntu muziranye wenda? Yesha yari bunyice, yanavuze ati ni inyenzi ndabazi, ati bara ni inyenzi zikomeye, ntabo kwa muganga, nta bantu bazi b'abatutsi, nta nubwo yari bugere hano, nta nubwo yari burenge iyi bariyeri. Amaso yari ibishirira, abantu banywaga inzoga ku mabariyeri, bari barihebye. Urumva iyo wishe ntabwo uba ukiri umuntu, niko ntekereza. Noneho dusubira mu ikamyo tugeze i Cyangugu. Yari umusirikare cyangwa yari muri ba bandi bafite ibikoresho gakondo? Yari umusirikare, ariko babaga ari abasirikare bambaye imyenda ya gisirikare, bari kumwe n'interahamwe. Hari n'interahamwe zabaga zambaye imyenda ya gisirikare, abandi bambaye bya bitenge bya CDR na MRND, so babaga bari aho. Turagenda tugeze i Cyangugu, bati abanyacyangugu bavemo. Tuvuyemo, ariko ngiye nkashakisha ukuntu nagenda ngo ndebe ko nakwambuka na mukuru wanjye. Cyangwa twageze batangiye kwica, ariko cyane cyane ku nkengero za Kamembe. Mu mujyi ntabwo twari tuzi situation uko imeze. Tuhageze bati abanyacyangugu mugomba gusigara. Ninjye ngo umushoferi ndagwa mbabarira, njyewe nifite bene wacu muri Kongo. Turagenda, ubwo hari mu kwezi kwa gatanu, the beginning of the month of May. Noneho tuhageze, mukuru wanjye bareba carte d'identité batinjira, barebye ibyanjye bati subira ubwo ku mipaka hari yego hari intera hamwe n'ubundi zo mu Rwanda, hari abasirikare, hari abantu bakora muri immigration, habaga intera mu hantu hose. Nuko ariko nkompaye ni Kigali ntabwo zari nyinshi cyangwa nkuko zari i Kigali birumvikana. Noneho bafite injira, aba verifiya ibyangombwa by'abakongomani binjira, mukuru wanjye baramureka arinjira. Ubwo rero tekereza, mukuru wanjye yarambutse, ngiye baranyangiye.
tugira gutya turapeperana, ndagaruka ntabwo nari nzi ko nzongera kumubona. Iyo famiye yari yamfashe yampaye identite, baravuga ati rero n'ubundi natwe nubwo dufite ibi byangombwa ntabwo tuzi how long bizamara, reka turebe ahantu tujya i Kamembe. Nuko turagenda, bari bafite umusaza wo gukora muri Croix Rouge hariya i Cyangugu, aradufasha adushakira ahantu tujyayo. Tubaye aho tutazi ukuntu tuzambuka, interahamwe zitangira kuva za Kigali zize Cyangugu, baravuga ati mwihishe cyane Cyangugu naho batangiye kwica. Ubwo ni mu gihe Kigali yari irimo iberamo imirwano y'ingabo za RPA n'ingabo za leta. Yego, ariko bakinica. Yego, bakinica kuko mu kwezi kwa 4 twahunze bica, no mu kwa 5 bari bakica. Dutangira kumva ko interahamwe za Butare byakomeye, noneho interahamwe zirimo kuva i Kigali zikajya Gitarama, i Butare zikajya n'Icyangugu. Mbese yari ibintu barimo gukora systematique. Bahungaga banica. Ntago bari bakagize icyo guhunga, ari hakiri kare cyane. Ntago bari bakagize igihe cyo guhunga. Mu kwezi kwa 5 intambara ntabwo yari yagakaze cyane. Yagakaze. Noneho tubaye aho, uwo Alphonse musaza wa mama Jimmy niwe wakoraga muri Croix Rouge wanadufashije, akora accident de voiture, avunika ukuguru, amaraso arava. Abazungu bakoranaga bati agomba guhita ajyanwa i Bukavu kuvurwa mu bitaro, kuko ibitaro byo mu Rwanda byose babaga banigiyemo abantu, babishe babiciyemo, ntabwo byari bikiri ibitaro, ibintu byose byari byahagaze. Noneho ndibuka ko Alphonse yavuze ati ntabwo nagenda ntajyanye na mushiki wanjye wamfasha mu bitaro. Bati urimo kuvirana cyane, genda. Aravuga ati singenda, tumumotari, genda i Kamembe ahangaha ugenda uzane mushiki wanjye ubabwire baguhe mushiki wanjye yitwa Rosa Maniraguha, kuko nawe yaravuze ati iyi ni okaziyo yonyine yatuma FIFA ahunga, kuko iyi identite afite bizadukoraho ejo n'ejo bundi bashaka kubibona ko atari iki, nk'uko kuri bariyeri twahuye n'umuntu umuzi n'ejo bundi nabo yari danje kuri bo. Yego. None avuga ati FIFA agiye, twabenda abandi bashaka uko bazambuka. Yego. Nibwo moto yaje iramfata, twagenda tukugera kuri bariyeri, nkabereka identite, nkafunga, nkaryama mutwe nyuma y'umumotari, bakareba ati ni mushiki wa Alphonse amaze gukora accident, none mureke mujyana. Nuko nagiye banyinjiza mu modoka Croix Rouge, ndambuka ngeze Bukavu, ndamurwaza, famiye nayo iraza. Ubwo mpita nsanga mukuru wanjye none naje kumenya ko yagiye, uwo weke nakubwiye wa wundi watujyanye mu biryo bakatwambutsa, twari kumwe. Yacumbikiye mukuru wanjye Bukavu, nanjye njyayo, ambwa ati yagiye Burundi kureba indi famiye, nawe reka nkujyane. Nuko nageze i Burundi, intambara yarangiye, twe turi Burundi. Muri Burundi rero tuza kumva umuntu arangisha, ubwo intambara irimo irangira, umuntu arangisha avuga ko akiriho, yari papa, tubwira ko barukuntu bari basigaye batanga amatangazo kuri radio Muhabura, bagatangaza ko abantu bakiriho. Ubwo twamenye ko umuzehe yarokotse Rwamagana. Baba n'umuna bacu bari Bugesera, bose n'umuryango wose barabishe. Bari umuna wanjye babiri babatsinze mu kiliziya y'Inyamata. Yego. Nabwo na oncle nawe, oncle bari umuna ba papa, bashiki ba papa, umuryango wose barawutsembe wose. Umuna wa papa wari umwarimu witwaga Bazimya n'umukobwa we, na bari umuna wanjye babiri n'umugore we. Umuryango mbese ko abazimyeho barazimye, umuryango barazimye, nta mwana wasigaye. Bashiki ba papa, ba masenge, donc bose. Noneho tuza kubimenya, ariko ubwo basaza banjye nabo babandi nakubwiye tuzi ko barashe, babambe batemye, umwazanaga umuhoro bakamubona twinukirize. Kumbe nabo baragiye, baramanutse. Icyo gitero cyaraje barasimbuka. Umwana umwe mu bana b'abahungu bari 4, umwe niwe bishe. Bamwishe ngira ngo bari bazi ko ari musaza wacu. Abandi barahunga bajya munsi aho ngaho mu Rwampara, waramanuka ukagera nkameze nk'igishanga. Igishanga wakivamo ukazamuka ujya Rebero. Yego, abantu barakizi muri cya gishanga kiri hagati y'aho Rebero, Gikondo n'agace gato kagaruka hano Rwampara. Sinzi niba ari Igikondo.
icyo gishanga kirakomeza kikagera Igikondo. Kirakomeza kikagera Igikondo, Yego. ariko kigabanya nka musozi wa Nyamirambo na Yego, Rebero. na Rebero, yego, nacyo gikomeza rero. Icyo gishanga rero bakimazemo iminsi. Ubwo harimo urufunzo n'ibindi Harimo urufunzo, baragiye barya muri ariya mazi. Umusaza wanjye yitwa Eric na Yves babamo kugeza ubwo baje kumva amajwi nijoro y'abantu bavuga igiswahili. Bumvise abantu bavuga igiswahili, imirwano yari ikaze no kwirebera. Bumva abantu bavuga igiswahili bati abantu bashobora kuba ari inkotanyi. Bavamo baragenda baravuga bati turahunze ntimutwice. Barabavugisha mu giswahili. Kuvugisha mu giswahili nyine uko inkotanyi nizo zabarokoye. Zirabazamurana ku buryo abo bana nabo bajyaga ngo bagaruka bakaza kwereka inkotanyi mu bantu za Nyamirambo bagiye barokoka, bari mu bantu berekanaga imiryango wenda abatutsi bari batuye, aho bari batuye no kubereka inzira nk'ibyo. Ubwo nabo baje kurokoka, ariko byo twamenye dutahutse. Mukuru wacu nawe rero Yvonne uwasigaye waravuga ati ndaguma aha bazatsinda hamwe nimugende, ubwo we kabajyanye wenda uzaruka ko ngiye naje gupfa ko n'ubundi sinabaga inahangaha. We rero nawe yaje gukizwa n'inkotanyi, ariko mbere y'uko inkotanyi zimugeraho ukuntu byagenda rurerure murambabarira sinzi ko twarurangiza mu gihe gito. Ikintu cyabaye nuko wa mukozi wacu Habibu wajya kubazanira amakuru, Habibu yakomeje kumubaho. Noneho ngo aravuga ati interahamwe zikomeza kuza hano, uwazareba ukuntu mbeshya ko yapfuye n'abandi bose bapfuye, nkashyira hariya hantu nkahategura nkabereka ko ariho babahambye. Nuko yabigenze, ategura ahantu ashyira avuga ati dore yego umuntu arahari ariko ati bakaza ati rwose barabishe nta dore ngaho ari aho babatsinze niho norosheho itakana bari abari. Noneho gutyo bagira abantu bamenya ko nta muntu kuko ugihari, ariko yari ahari. Inkotanyi nizo zaje ziraza zibavana muri parafo. Nuko barahungana Habibu Masikini, urusasu rwaje kumugwaho muri uko babazamukanaga babajya babahungisha, nuko arapfa. Ariko yapfuye yarabaye nawe umuntu wadufashe watubayeho. Ubwo rero intambara impambe jenoside yakorewe abatutsi, urugamba rwo kubohoka rurangiye, twahise tugaruka tugira ngo turebe ko hari abarokotse. Turaza nibwo twabashe gusanga abasaza bacu baragiye mu gisirikare abo bato. Noneho tugiye Bugesera duhorana n'umuntu warokotse atubwira ati dore babatsinze aha hariya ku kiliziya y'i Nyamata, aho bagiye batsinda hose. Nuko ariko hari byinshi ntavuga, birumvikana n'amateka maremare, ariko twari twumvaga umuntu atazi ko azongera kubaho. Yego. Kuri ubu rero mwarashibutse, abasigaye murakomera muranakomeza, munakomeze twibuke twiyubaka birumvikana. Dukomeje rero kuri ubu ubuzima nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ubuzima bwakurikiyeho, kugira gutunga famiye, kongera kumva ko ubuzima bushoboka, sa nk'utunyuriramo noneho unerekeza kuko waje kwiyegurira gukorera Imana n'ukuntu wahisemo iyo nzira, bitunyuremo muri rusange. Ubwo icyo ntabashije kuvuga ni uko mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi byose twacagamo badukubita badutortira, ni uko ngewe nararakariye Imana. Naravugaga nti Imana ntibaho, niba Imana iriho ni Imana y'Abahutu, ntabwo ari Imana yacu. Nabonaga n'umuntu usenga nkamuseka cyane, so nari umuntu wari warabishye, numvaga mbese nta n'impamvu yo gusenga. Nkavuga nti Imana yemeye ko batwica, Imana barumuna banjye bishe bari abantu basenga, murumuna wanjye arasenga cyane no kundusha, kuki yapfuye? None bagire no kubicira mu kiliziya, kuki kiliziya yemeye kubica abantu bacu? Nkumva nta kintu ibintu by'Imana bikimbwiye. Mbabita, ariko ubwo nyuma ya jenoside nza kubona akazi muri Minuar, bashaka abantu bavuga icyongereza n'igifaransa kandi igenda narize lettre. Noneho ndagenda nkora examen, mbona akazi muri Minuar. Rero aho nakoraga harimo fellowship y'abakristo, bagasenga buri wa gatatu
akaba umudamu twakoranaga kankunda cyane akavuga ati tujyane gusenga ndavuga ntukambwire ibyo bintu byanyu byo gusenga Imana y'abahutu ntayo ngiye gusenga Imana yatumye dupfa mbese nari umuntu washaririye noneho aza kumbwira atari bwo ntukableminge Imana ibaha abantu choice yo gukora ibyiza n'ibibi ntabwo umuntu yakora ikintu kibi ngo hanyuma ngo blaminge Imana itanga choice ku bantu bagakora ibyiza cyangwa ibibi mu bwisanzure muri choice yabo noneho rimwe ndamwemerera kubera kumwubaha n'ukuntu yankundaga cyane ndavuga ntizi n'ibindi kangeyo ugenda bidaturutse ku bushake bwawe bwanjye ariko simbabaza uyu mubyeyi mbona nkunda nyitaho ananduta cyane ariko hagati aho famiye yanjye yo kwa mama yabaga muri Kongo yaratahutse itahutse baza ari abantu basenga bakajya nabo bambwira iby'Imana nkumva ntabyumva nkavuga nti muzansobanurire impamvu mami yapfuye niba ari umuntu wanjye wankurikiraga wari umwana mwiza ari umuhanga yiga kuri apako muzambwira impamvu bateye Yvette Grenade nkababaza ibibazo mbese nari muri icyo kintu cyanze kumvamo cy'ibyo twaciyemo no kubura abacu noneho nari muri make mu rugo barambwirizaga ku kazi uwo mudamu nawe akambwiriza noneho bitangira kungiraho efe ariko nkavuga nti ibyo byose nta mpamvu yo gusenga umuntu watubwiye aho biciye mami yaratubwiye ngo bagiye kumwica ngo yarasenze ngo aravuga ngo Mana barimo kutwica kubera uko waturemye bababarire kuko batazi icyo bakora none nkavuga se mami wasengaga kuko ari wapfuye nyine ibyo bintu bikambamo njya muri iyo fellowship kumwubaha ngeze muri iyo fellowship hari umukozi w'Imana waje kubazaga kutwigisha ndamwibuka n'izina yitwaga Norman Desire araza arigisha ku bintu byo kubabarira uko yigisha nkamuseka si umuntu aravuga ngo arababarira azi ibyo twanyuzemo nkumva ndamuridikirije cyane arigisha aravuga ati reka mbabwire kubabarira ntabwo ari ubikora kubera undi muntu abideservinga ubabarira kugira ngo wowe ube free you have to liberate yourself from this chain of unforgiveness ibyo avuga nkumva ninjye avuga muri rusange kubabarira no kwibohora ubwawe nawe niko yavugaga ariko ntabwo nari mbizi ko ariko bimeze arigisha noneho nza kumva ninjye arimo kuvuga avuga ati ntusinzira wirwa utekereza bapfuye uko bishwe uko bashinyaguriwe bazira uko bazize nyamara bo bari heza what if wowe utazagirirwa ubuntu bwo kuba heza impamvu Imana yakurokoye ni ukugira ngo utazajya mu muriro ahubwo ni ukugira ngo ubuzima bwawe ubwegurire Imana noneho uyimenye nayo ikwiyereka yavuga nkumva ninjye noneho numva aransinze sinzi ukuntu byagenze ntangira kumva ko nkeneye kuba free from uwo mwambaro nawe wambara ugahindura ntangira kumva ko singomba kubaho ubuzima burakaye singomba kubaho ubuzima bwuzuye agahinda nshobora kubaho ubuzima nanjye bufite ibyishimo nkurikije inyigisho yigishaga avuga ati uri hano reka ngo usengere hari abantu benshi muri iyo fellowship sinzi ukuntu byagenze nashidutse ndi imbere aransengera kuva uwo munsi ntabwo nongeye kumva umujinya agahinda kumva ko ntashaka kuvugisha abantu batugiriye nabi nari mboshywe nari ibyo bita mu cyongereza nari bitter noneho ntangira gusobanukirwa ko ufite impamvu ntapfuye ni ukubera ko Imana amuhaye second chance ntangira kubona ifoto y'igihe cyose nagombaga gupfa ariko simfe ntangira kubona filime yose y'ukuntu narokotse igihe umusirikare yaje kutwica nta mbaraga nabishyizemo kugira ngo ye kutatwica ni ibikorwa byiza papa yakoze igihe Timamu yaje kutwica ntabwo ari igihe nuzi uko yitambitse ni ukubera mukuru wanjye yajyaga afasha nyina akamuha ibiryo akamuha isukari akamuha sanga ntacyo nakoze wowe ke azana n'icyo mutasanzwe munamuzi ntabwo twari tuziranye ari inshuti ya murumuna wa mama Jimmy weke yari umututsi nkatwe ariko yambika imbaraga zidasanzwe aravuga ati tuzarokoka
yiyemeza kutujyana mu bazahirwa, yiyemeza gusubira iwe muri Kongo adafite ubwoba. Tubaho. Ntabwo we nari muzi, ntacyo twamuhaye. Mama Jimmy kugira ngo ampe identite ya murumuna we, nta nubwo yari azi ko, cyangwa se n'ukuntu murumuna we yibagiwe ibyo byangombwa, nta nubwo yari azi ko ayifite. Yagize gutya arakurura tiruware, abona identite, avuga atari ku identite ya Roza, ubu Fifi ntiyayikoresha. Ndeba izo senariyo zose nsanga ntabwo ari coincidence, nsanga hari icyo Imana yaba yarasigarije. Ntangira no gufunguka, no kumva ko Imana ifitiye umugambi, no kumva ko ntacyo natanze kugira ngo mbeho, ahubwo nagombye kubaho ubuzima bushima, bushima ngo Mana wampaye chance yo kubaho. Hari aho hari icyo waba unteganije mu buzima. Perspective yanjye irahinduka, ntangira kumva ko Imana iriho, kuko itaba Imana wenda twari gupfa tugashira, ntihazagira n'ugira icyo abara. Ntangira kubona ukuntu inkotanyi zaje zigasova basaza banjye batoya bari babiri bari mu rufunzo. Ntekereza ukuntu Ivone yasigaye, uwo mukuru wanjye Dr Ivone yasigaye, ukanagira igitekerezo cyo kwishingura kandi akiriho. Uwo ni umukozi wamufashije, nawe yashoboraga kuba ari wowe watwishe mbere, urumva, ariko ntiyatwica. Ivone wasigaye ntiyamwica. Ibyo byose ndabireba nsanga hari ibyo dushobora gukora ariko n'ibyo tudashoboye gukora. Numva ko ibyo tudashoboye gukora Imana ari ibikora. Yego. Ubwo noneho hamwe no mu rugo habaga amasengesho buri munsi kwa tante aho twabaga. Noneho dutangira kuba open ku Mana, dutangira gusenga, baratwigisha. Famiye ya mama yarasenga kandi noneho ikerekana ibikorwa by'urukundo kuri twe. Batwitaho, baraduhumuriza, baduha urukundo. Noneho ntangira kuvuga nti umuntu usenga akaba yerekana ibikorwa byiza birimo kwerekana ko Imana iriho. Yewe na babandi batugiriye neza bashoboraga kutwica, bisha abandi ariko bakatugirira neza, nabo n'Imana yabakoresheje, ntabwo bari bo. Ntangira kujya nsenga, mba muri fellowship aho muri Minuar nakoraga, narasengaga muri fellowship, naho Minuar ifungiye bantransfera muri TPR, Tribunal International, urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho. Baruntransferamo ndakora, dukomeza iyo fellowship, numva noneho mbaye umukristo. Ariko nkagira ikibazo, najya mu rusengero haba kuri Saint Andre cyangwa rw'abakatolike, nkibuka barumuna banjye bapfiriye. Nkibuka umudamu ari inshuti yanjye yitwaga Olive, madamu Ruburika, biciye kuri Saint Andre. Iyo image igashaka kunsubiza inyuma. Ndavuguze n'ibindi, n'ubundi naboneye Imana mu barokore, reka njye mu barokore, nubwo narakuze ndi umukatolike. Ntangira gusenga, nkora muri tribunal. Nyuma ya tribunal ubwo ndibona kubwa n'urugendo rw'ukuntu naje kuvino, noneho baza kuzatubwira muri tribunal ko hari opportunity yabonye, abashaka gukora examen bayikora, bashobora kuzajya gukora muri Croatia, bari bakeneye abakozi. Dukora examen kuri PNUD, examen turayitsinda, nuko navuye mu Rwanda. Genda ngiye Croatia, ngiye mu kazi. Muri Croatia? Muri Croatia. Wabibuka umwaka? Croatia, yes. 1997. 97 muri November. Ariko ubwo urugendo rwo gukizwa narakijijwe. Wari waramaze gukizwa, warabohotse, nkabona umuntu wenda tudasa, nkumva nta kibazo. Mbere ntabwo byari byoroshye. None ntangira kumva ko Imana ni Imana ya bose. Ntabwo ari ya Mana yari against us, ahubwo ni Imana iri for us. Ariko noneho nkanavuga nti niba ngewe ntarapfuye, naratukaga Imana, mu ntambara muri jenoside naratukaga Imana, kuki itanyishe? Nuko ifitiye umugambi. Noneho ntangira kubona ahubwo ko Imana ni merciful. Yatwaye abasengaga, njyewe uwayitukaga irandeka, n'ubuntu burenze ubundi, ubuntu budangaje. Noneho njya Croatia, ndakora from Croatia, nibwo nagize kuzajya muri Etazini. Hanyuma nyine ndakomeza nturayo, nza no kuzashaka. Nuko nyine urugendo rwageze rugera muri Amerika. Nyuma yaho rero nkomeza ubuzima bwo numvise mbohose, narabohose. Icyo ni kimwe, agakiza kanzaniye kubohoka. Ikindi numvise ko mfite responsabilité zo kubaho, nkabaho neza,
n'abana banjye nkazabigisha values zitandukanye n'izo nabayemo, indangagaciro zatuma umuntu uwo ari we wese adashobora gukura ngo yumve ko yakwica mugenzi we kubera uko yavutse. Yego. Noneho nza kuzakomeza gushaka Imana, nza no kuzafata amasomo ya Bibiliya, hanyuma nkomeza inzira y'Imana. Nyuma muri Amerika narashatse, naje gukomeza gukora muri Nations Unies njya Haiti, ndakora, nza kuva Haiti nsubira none mu rukiko muri Tanzania, ndahakora naho ariko nkora n'umurimo w'Imana. Muri Tanzania niho hari udukuriye w'umunyarwanda ariko ufite itorero hariya, akaba na tante wanjye. Noneho nibwo baje kubona ko bikwiriye kunsengera ubushumba, hanza kumbonamo Imana, impano yo gushumba, baransengera muri 2016 nibwo twasubiye muri Amerika. Nabwo wabonye ngo ni ubushumba cyangwa byari byarabaye imbere? Oya, babanje kunsengera ibyo bita elder, sinzi mu kinyarwanda uko babyita. Ubwo n'abakuru b'itorero? Oya, sinzi, ni nk'abajyanama mu itorero, sinzi cyangwa niba ari abakuru b'itorero. Elders ariko ubwo n'abakuru mu itorero. N'abakuru mu itorero, nagize ngo abakuru b'itorero, abakuru mu itorero. Hanyuma nyuma y'imyaka 2 narasubiye muri Amerika, nibwo bansengeye ku mushumba. Ubwo wabaye umushumba 2018 niba numva imibare neza. Ariko mbere yuko tugeraho uranyemerera gato tukomeze kuri iki kintu amateka, nk'uko nawe wabikomojeho, idini ryagize uruhare rufatika mu kwica, aho bigaragara ko rwose ari n'abapasiteri biyambaraga uwo mwambaro no bakica intama bari bararagijwe. Idini rifite uruhare runini mu bwicanyi bwakorewe Abatutsi hano mu Rwanda. Ubu noneho idini riri gukora iki, cyangwa se ni ubutumwa ki butangwa kugira ngo cya cyuho bakizibe ariko kandi bongere batanga ubutumwa bw'isanamitima? Nk'umushumba kandi warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, ni responsabilité yanjye, ni inshingano yanjye yo kwigisha ijambo ry'Imana ry'ukuri. Ijambo ry'Imana ry'ukuri ribuza kwica, ijambo ry'Imana ry'ukuri ribuza kugira nabi, ariko n'ijambo ry'Imana ry'ukuri ritwigisha kubabarira. Muri iki gihe rero nk'iki tubona idini ryakoze amahano, rikayoba rikava mu murongo w'Imana, rikakora politike, bakica abantu. Ni inshingano zacu zo kuvuga ngo ibyabaye ntibikabe, reka tugendere mu nzira y'Imana y'ukuri. Reka indangagaciro z'Imana ni nazo ndangagaciro z'ubumuntu. Noneho ukanavuga uti reka twigishe, ngewe nkeka ko iyo hagira Eglise muri jenoside, cyangwa umusenyeri cyangwa umupadiri washakaga kugira courage agahaguruka akavuga ati nimureke kwica, hari kiba cyarabaye. Iyo ni ingero zimwe. Hari aho mu buhamya rukotse cyangwa se abacikacumu bemeza ko hari ubwo babarwanagaho, kugira ngo no mu mateka mu ntwari dufitemo yo kwibuka igice harimo umubyeyi warwanye yari n'umuhutu, Felicien, yego ndumva ari Felicien, akaza kwicwa. Ariko icyo kintu muri rusange impamvu bigira ubukana nuko abanyamatorero cyangwa se abakuru, abasenyeri ku mugana, abapadiri, ni abantu bagomba kuba bafata inshingano yo kwita cyangwa se yo gucunga no kureberera inama baragijwe. ngira ngo niko ijambo ry'Imana ribivuga. Uko gutezuka rero kuri ubu noneho hakorwa iki kugira ngo hahandi mwatsikiye muhirukange? Urumva n'ibyo abantu bagiye bakora byabaga ari ibikorwa by'ubutwari, ariko bikozwe mu buryo butazwi. Ni Felicita uwo mubyeyi, ni ibintu byabaga ari nk'ibintu bibaye ariko bitari public, bitazwi cyane. Yego, nk'ubwo iyo haba umusenyeri akavuga ati kuri radiyo cyangwa agatanga itangazo ati nimureke kwica, utekereza ko aya matora yose yaguyemo abantu baba baraguyemo? Cyangwa se abapolitisi bo ntabwo twabakonta kuko nibo bicaga. Yego,
cyangwa se n'undi muntu wihaye Imana wese iyo agira gutya akavuga ati nimureke gukora ibintu, cyangwa se agatanga itegeko cyangwa avuga ati ati nantera hamwe nyinjirana mu rusengero cyangwa se akarwa no ku bantu be cyangwa avuga ati urabica ariko umaze kunyica. Ariko twabonye abapadiri barepinga, twabonye abapadiri bica, twabonye n'abapasiteri babikora. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki, mu gihe cyacu twebwe dufite inshingano zo kuvuga amateka yacu no kutayahisha no kutayapfobya no kuvuga ibyatubayeho, kuko ibyo bizatuma buri muntu wese ayivuga ati nakora iki, naba umukristo umeze gute. Niba byarabaye ku muntu muzima nkanjye, ntitonze ntirinze, wenda nanjye byambaho. Tukamagana imvugo mbi. Imvugo mbi burya reka nkubwira ikintu kibi, abantu bari sinzi ukuntu nabisobanura, ariko abantu bihuta, the power of information. Inkuru mbi irihuta cyangwa se information mbi irihuta kandi ikonvenka abantu vuba cyane. Ariko utanze information y'ukuri kandi nzima yubaka, ugatanga n'ijambo ry'Imana, nkeka ko hari icyo bidukoraho, kuko nanjye byampinduye n'abandi byabahindura. Muri iki gihe dufite inshingano yo kuvuga ngo twibuke, ariko tunatekereza ngo ibyabaye ntibizongere kuba, kandi ukumva ko ari inshingano yawe. Niba ari abakristo uyobora, hari ijambo rijya ryamfashe muri inzira y'agakiza nk'umuntu warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, utari ufite ibyiringiro byo kubaho, hanyuma Imana ikaza kubimpa. Ni muri Yesaya 37 umurongo wa 31. Hanyuma biravuga ngo kandi abo mu nzu ya Yuda basigaye bacitse ku icumu bazongera bashora imizi hasi, kandi hejuru bazera imbuto. Iri jambo ni ijambo umuhanuzi Yesaya yahanuriraga Abayisiraheli. Abayisiraheli banyuze mu bintu byinshi cyane, muzi amateka yabo, ariko Imana imuhishurira ko hari igihe abarokotse ku icumu baturuka mu muryango wa Yuda bazongera bagashinga imizi, bagashinga imizi. Mu Cyongereza bivuga neza ngo they will go downward, ngo they shall take root downward, ngo bazashora imizi, ngo kandi ngo hejuru bakure, ni nko kuvuga ngo bashibuke, hanyuma kandi bazera imbuto. Iri jambo ndibonye naravuze, nubwo ryari ryarahanuriwe Abayuda, ariko ijambo ry'Imana ni ukuri. Ijambo ry'Imana ribaho imyaka n'imyaka. Ijambo ry'Imana ntiripfa. Ijambo ry'Imana mu Cyongereza ngo the word of God is living, is active and living. No, it transcends generations. It transcends rihererekanya ibisekuru n'ibisekuru, ibihe n'ibihe. Naje gusanga iyi Mana ari nayo twebwe twemera, ni Imana itareba gusa ko ibyakubayeho bigupfukamishije, ahubwo ni Imana iguha n'amasezerano. None ndavuga nti niba Abayuda ari abacikacumu bazongera barabaye bakabaho kandi bakabaho, iri jambo naryo ni iryanjye. Iri jambo rirampa ibyiringiro, nanjye kandi rimaze kumpa ibyiringiro numva nariha abandi. Yego, numva nta muntu ugomba kwiheba. Iyo ndebye igihugu cyacu uko cyari kimeze, nkareba icuraburindi twarimo, nkareba imiborogo twabayemo, yewe naho dukorokokeye, ukumva utazi niba koko ubuzima buzongera kubaho, ariko nkabona bwabayeho. Abantu barakora, abantu barakoze, bubatse ubuzima bw'abandi, ubuyobozi bubatse ubuzima bw'abo bashinzwe. Buri muntu wese yumva afite inshingano yo kuvuga ngo inshingano yanjye ni ugukora kugira ngo ibyatubayeho bibi, wa mwijima watubayeho utazongera kuba. Nanjye numva ari inshingano mfite rero nk'umushumba, gutanga ibyiringiro ibiva mu ijambo ry'Imana, ariko n'ibyambayeho. Niba narabashije kubaho nkagira ibyiringiro, nanjye mfite inshingano yo guha ibyiringiro abandi.
ntabwo twahera mu ihahamuka. Ndabashimiye cyane. Umurimo w'ivugabutumwa mukorera muri iri torero? Ubwo itorero barizwamo ni itorero ryitwa East Wind Christian Outreach, mu magambo ahinnye Echo Church, hariya muri Richmond, Virginia, ariko tukaba dushumbwe n'umukozi w'Imana Trice Shumbusho, ariho itorero rikuru riba muri Tanzania. Intego yacu ni ugushaka Imana kugira ngo duhindure ubuzima bw'abantu. Twemera ko godly values ziri important mu guhindura transformed community. Twemera ko godly values ziri a tool cyangwa uburyo bushobora guhindura ubuzima bw'abantu, bushobora guhindura community. Niyo rero ntego yacu. Tugira ibikorwa bitandukanye, tugira youth counseling, tugira kwigisha ijambo ry'Imana, tugira kwigisha abana cyane cyane bakiri bato bakamenya godly values. Rero kugira ngo ntabwo twatanga icyo tudafite, tumenya Imana tukayishaka mu ijambo ryayo no muri principles zayo, none tugabasha guhindura ubuzima bw'abandi. Niyo ntego yacu. Abandi sinya pastor buri torero ku buntu bw'Imana nagiriwe. Ngira ngo nacyo nari ngiye kujyaho, ariko imirimo nari natangiye mvuga kuri mama Pastel. Uwo murimo wo gukorera Richmond cyangwa se rimwe na rimwe iyo byabaye ngombwa wagera mu Rwanda, Tanzania kuri headquarter, cyangwa se na online bishobotse? Uwo murimo ukorera muri Amerika. Narusha nshobora kuba wakorera cyangwa na Haiti ko tuhafite umurimo, ariko cyane cyane ndi baze hariya Richmond, Virginia. ngo muranyemerera mbashimire cyane ku ruhare rwanyu mu kutuganiriza amateka y'uko mwarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, urugendo rw'ivugabutumwa ko watangiye. Numvishe urugendo rwari rwenda kumera nk'urwa Pawulo, nubwo bidasa, ariko nawe amateka atubwira ko ni umuntu warwanyije Imana cyane, bigeraho we anica abavugira Imana, ariko aza guhinduka, reka kuba Sawuli ahinduka Pawulo. Nawe wasobanuye uko urugendo rwawe rwagenze, uri mu bantu batumvaga ibikorwa Imana, kuki abantu bicirwa mu nzu y'Imana, bigenda bite, bigeraho iguha inshingano ahubwo zo gusigara ureba za nama zazimiye. Urwo rugendo rwose iyo usubije amaso inyuma, mu ijambo rimwe, urwo rugendo warwita iki, niba ufite nka terime ishobora gusobanura uko wahindutse? Nabivuga wenda mu magambo abiri. Yego. Icya mbere ni ubuntu. Yego. Icya mbere ni ubuntu, kuko nta kintu umuntu aba yatanze ngo agirirwe ubuntu usibye Imana. Ubuntu bivanze n'imbabazi, kuko iyo ntagirirwa imbabazi ngo mbeho, nari gupfa ntazi Imana, nari gupfa nkagenda nabi, kuko ntabwo nari kujya heza. Ubu nemera ko hari ubuzima after this life, ntabwo nari kujya heza. Ibyo nabyo nkabishimira Imana cyane. Ikindi navuga, ntabwo ishobora kuba atari ikosa ryawe ibintu bikubayeho, ariko ni responsibility yawe kugira ngo ubivemo. Ndabivuga ko nk'uwarekotse Jenoside yakorewe Abatutsi, ntabwo ari ikosa ryacu ko twishwe, ntabwo ari ikosa ryacu ko twabawe uko twabayeho, ariko ni responsibility yacu nk'Abanyarwanda kugira ngo ibyo bintu bitazongera kubaho. So it might not be my fault or your fault that things happen to you, ibintu bikubaho, ariko it is our fight yo kugira gute, yo kugira ngo ibintu bitazongera, yo kubisohokamo, no kugira ngo amashimira Imana cyane. Ndetse no kuri iki gihugu, iki gihugu cyatwigishije amasomo menshi anahuje na godly values, cyatwigishije reconciliation, cyatwigishije kubabarira, cyatwigishije gushibuka. Rero nubwo atari ikosa ryacu byabaye, ariko ni ikosa ryacu, ni responsibility ryacu, ni umukoro wacu kugira ngo
tuzabeho kandi n'abacu bose bazabeho. Yego, reka mbashimire cyane by'umwihariko itorero Eastman Christian Outreach, niba mbyibuka neza niba ariko biri. Numvise mufite imirimo itandukanye aho mukorera Richmond, Haiti, Arusha ndetse no mu Rwanda. Birumvikana ko hari ibyo n'ahandi hatandukanye, hari ibyo mufasha guverinoma yacu, byo mwigisha no guha abantu indangagaciro z'Imana, nabyo ubwabyo ni umusanzu ukomeye cyane kuri leta. So reka tubashimire cyane. Murakoze cyane. Mboneho no kubashimira umwanya mwaduhaye muri iki kiganiro, mukaganiriza mugasangiza abantu ubuzima bwanyu ndetse n'ubuhamya kuko nta kure cyane Imana itakura umuntu. Ndabashimiye cyane. Murakoze cyane, ndabashimiye nanjye kubana nanjye, Imana ibahe umugisha cyane. Kadushimire abakunzi ba The US New Times, ndetse mugeshi bayingana, nandi kumwe na mama Pastel Ingabire Chantal Fifi, twaganiriye kuri byinshi bitandukanye. Reka dukomeze twibuke kandi twiyubaka, ariko kandi ibyo byose turushaho no kwegera Imana kuko niyo zingiro rya byose.